nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV. Imigani, insigamigani, inkurumamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzayakurikira ku Ijwi Rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo biguteye gukanda ku nzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Uyu munsi turagaruka ku gitekerezo cya Laughter Percussion. Iki ni igitekerezo cyiza cyane cyavuguruwe mu buryo butangaje bukiza. Akanyamuneza gaherekejwe no gusabana mu buzima bwa buri munsi ni inyungu yibumbiye muri iki gitekerezo cyiswe Laughter Percussion Practice. Ni igitekerezo cyatangijwe n'umwe mu banditsi akaba n'inzobere mu cyo bise psychology, Dr. Rasi Banamungu. Ni umwanditsi wa bimwe mu bitabo bigurwa cyane ku rubuga nka Amazon. Kimwe muri ibyo bitabo nka Unleash Your Potential ndetse n'ibindi uzasangayo ibyahinduye ubuzima bw'imbaga y'abantu mu isi. Unleash Your Potential, koresha ubushobozi bwawe. Dr. Rasi Banamungu ni umwe mu banditsi b'abahanga bazwi cyane mu buvuzi bw'umuziki no mu guhindura ubuzima bw'abatari bake. Mureke duhitemo noneho kwinjira mu kumenya byinshi ku mbaraga z'inseko n'uruhurirane rw'imiziki mu gikorwa cyiswe Laughter Percussion. Laughter Percussion ni igikorwa gikorwa mu buryo bwihariye bw'imyitozo, aho inseko n'imiziki bihurizwa hamwe bigamije gukiza no kuzana ibinezaneza mu buzima bwa muntu. Dr. Rasi Banamungu, uyu mugabo yashinze Laughter Percussion Academy kugira ngo abashe gutanga ubufasha ku bantu banyuranye bakoresheje inseko n'imiziki. Uyu mushinga wagiye wifashishwa cyane cyane mu bigo bivura indwara z'umutima, mu mashuri ndetse no mu muryango mugari. Laughter Percussion ni imwe mu mishinga yabaye ikagira ingaruka nziza zikomeye mu bihugu nka Australia. Ibi nibyo bizana igitekerezo cy'uko Laughter Percussion ari ndakumirwa, ikaba nta makemwa mu mbaraga z'inseko n'imiziki bigira n'impinduka zizamukira mu byiyumviro bya muntu, bikarangira bigize ingaruka zidasanzwe zizana icyizere gishya mu mwana w'umuntu. Ibyo benshi bajya muri iki gikorwa cya Laughter Percussion ntibanezezwa no kuyikora gusa, ahubwo umunezero unabatera kuyivuga imyato ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Laughter Percussion ikoresha imiziki ya gakondo, cyane cyane ingoma. Izo ngoma zigafasha abantu gusubiza ibibazo bafite mu buzima mu buryo bworoshye kandi bufite ingaruka nziza. Hari abavuga ko Laughter Percussion yabafashije cyane bakaba barasubiye mu buzima bwabo busanzwe. Dr. Rasi Banamungu asobanura ko intego atari ugutegura imiziki gusa, ahubwo ari ugutanga umuti w'imbaraga zo gukiza no guhuriza hamwe abantu mu munezero. We avuga ko inseko ikiza ibikomere, ko imiziki ihuza abantu, kandi ko Laughter Percussion ari umuti uvugwaho rumwe wo kongera icyizere mu buzima. Ndabizi neza ni benshi bagifite amatsiko yo kureba no kumenya uko Laughter Percussion ikora. Ushobora kwifatanya na Laughter Percussion Academy ukoresheje urubuga rwabo cyangwa ukajya muri amwe mu mahugurwa bategura. Kuri uru rubuga uzahabwa amahirwe yo kumenya byinshi ku mbaraga z'inseko n'imiziki mu gukiza no guhuza abantu. Musure www.laughterpercussionacademy.com.au. Murakoze cyane kubana natwe uyu munsi ku Ijwi Rishya TV. Kandi ntituzibagirwe ko inseko n'umuziki ari impano, ikaba n'umuti tugomba gukoresha buri munsi ukiza ukanasana imitima.
Nizere ko mushimishijwe no kumenya inzira yoroshye mwakuramo ubumenyi bushingiye ku gitekerezo cya laughter percussion, uruhurirane rw'inseko n'imiziki bikorerwa mu myitozo hagamijwe isanamitima. Mukomeze kugubwa neza ku Ijwi Rishya TV. Nakagaruka.